ikaze kandi twifurize kugubwa neza mwese mubana natwe umunsi kuri makuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho biba bigiye bitandukanye by'umwihariko amakuru yo ku rwego rwa politike mpuzamahanga hano kuri KG Pro TV. Gusa nanone uyu munsi ntabwo tugiye gutinda muri byinshi, ni amafoto y'intwaro ziremereye cyane yakomeje kugenda hacicikana ku mbuga nkoranyambaga kuri murandasi. Ni amafoto cyangwa se amashusho agaragaza ibitwaro biremereye cyane by'ingabo z'u Rwanda RDF, benshi batari bazi ko biri mu bubiko cyangwa se bifitwe n'ingabo z'u Rwanda RDF. Ni ibikoresho cyangwa se ni intwaro zatumye bamwe mu barwanya leta y'u Rwanda cyangwa se bamwe mu batekerezaga guhungabanya umutekano w'u Rwanda bakangarana, ndetse n'andi mahanga n'ibindi bihugu bikomeye cyane byari bizi ko nabyo bifite izi ntwaro ari byo nyine, cyangwa se bitari bizi ko u Rwanda rwagira intwaro nk'izi biza kuba bikangaranye. Ibi bitwaro bimeze bite? Ni ibitwaro bya RDF mu gihe akarere k'ibiyaga bigari kakomeje kuzamo umwuka mubi w'umutekano muke, amagambo akakaye n'imyitwarire ya gisirikare. Hari ikintu gishya cyatumye impungenge z'abayobozi bo mu bihugu bimwe na bimwe ziyongera ku rwego rudasanzwe. Kumenya ko ingabo z'u Rwanda zifite ubushobozi buhanitse bwa gisirikare batari bazi, bushingiye ku ikoranabuhanga rigezweho rishobora guhindura isura y'intambara z'iki gihe. Ibi byatangajwe mu buryo butaziguye n'abantu batandukanye bakurikiranira hafi ibya gisirikare n'umutekano, barimo Dr Dash wavuze ko u Rwanda rumaze igihe rwinjiza imbaraga mu ikoranabuhanga rya gisirikare rishingiye ku bwenge bugezweho, radari zireba kure n'intwaro zishobora kurimbura intego cyangwa se imitego ziri ku ntera ndende cyane. Amakuru dukesha uwitwa Dr Dash kuri X, muramuzi cyane, yemeza ko u Rwanda rufite sisitemu ya radari yitwa Rutikura ishobora kubona igikorwa cyose kiri mu ntera igera ku birometero 2,000. Ibi bisobanuye ko kuva ku butaka bw'u Rwanda inzego z'umutekano zishobora kubona ibiri kubera kure cyane mu karere no hanze yako. Hari kandi indi ntwaro ikomeye cyane, intwaro ya gatatu ikomeye cyane yiswe Rumasha, ishobora kurimbura icyago icyo ari cyo cyose kiri mu ntera ya kilometero 100 ikoresheje ikoranabuhanga ryihuse kandi ryizewe. Abasesenguzi bavuga ko izi ntwaro zombi zitari zo gutera, ahubwo ari zo gukumira ibitero hakiri kare no kurinda ubusugire bw'igihugu. Ubutumwa bwa Perezida Paul Kagame bwashimangiye ibi, agaragaza ko ingabo z'u Rwanda n'izindi nzego z'umutekano zimaze kuba inkingi y'ubumwe, icyubahiro n'imbaraga z'igihugu, ku buryo zishobora kurinda inyungu zacyo mu bwigenge busesuye. Kumenya ko u Rwanda rushobora kubona no gukurikirana igikorwa icyo ari cyo cyose kiri mu kirere no ku butaka kure cyane byakanguye impungenge mu bihugu byari bimaze iminsi bikoresha amagambo akakaye birukangisha intambara yeruye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze iminsi atunga agatoki u Rwanda arushinja ibikorwa byo kwambukiranya umupaka nyuma y'imirwano ikomeye yabereye muri Kivu y'Amajyepfo, aho ingabo z'u Burundi zahanganiye n'umutwe wa AFC-M23 zigatsindwa zikanatakaza umujyi wa Uvira. Nyuma y'iyo nsinzi ya AFC-M23 u Burundi bwakajije imvugo mu ruhando mpuzamahanga bugerageza gusaba akanama k'umutekano ka Loni gufatira u Rwanda ibihano by'intwaro n'ubukungu. Icyakora u Rwanda rwahakanye ibi birego byose, rugaragaza ko nta gitero na kimwe kigeze gituruka ku butaka bwarwo kijya mu Burundi. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni Martin Ngoga yasobanuye ko ibitero byaturutse ku butaka bw'u Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigahungabanya
umutekano w'abaturage bikabyara impunzi nyinshi zahungiye mu Rwanda. Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakomeje agaragaza ko nubwo yagiye mu biganiro bya diplomasi, igitekerezo cyo gushoza intambara ku Rwanda kikiri ku meza. Ibi yabigarutseho inshuro nyinshi kuva mu gihe cyo kwiyamamaza kugeza mu biganiro yagiranye n'itangazamakuru mpuzamahanga. Tshisekedi akomeza gushinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, ikirego u Rwanda rwateye utwatsi kenshi rugaragaza ko M23 ari ikibazo cy'abanyekongo bambuwe uburenganzira bwabo, ikibazo kitarabonerwa igisubizo cya politiki. Mu myaka myinshi ishize, Perezida Paul Kagame yigeze gusubiza ko Tshisekedi ashobora kuba afite ubushobozi bwo gutangaza intambara ariko adashobora kugenzura ingaruka zayo, cyane cyane mu gihe igihugu cye gifite ingabo zidafite ubushake n'ubunyamwuga bihagije bwo guhangana n'igisirikare kimeze nka RDF. Abasesenguzi benshi mu by'umutekano bemeza ko mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa u Burundi byashora intambara ku Rwanda, RDF yashyira imbere uburyo bwo gukumira igitero kitaragera ubutaka bw'u Rwanda, ikarwanira intambara kure y'imipaka yarwo. Ibi byashoboka binyuze mu gufata imijyi y'ingenzi nka Goma na Bukavu hagamijwe guca intege FARDC no kuyambura ubushobozi bwo gutera u Rwanda. Si mu rwego rwo kwigarurira ubutaka, ahubwo ni tekinike ya gisirikare yo kwirinda. Hari kandi amahirwe menshi uko FARDC n'imitwe biyunze nayo yakongera gusubira inyuma nk'uko byigeze kugenda mu 2022, aho abasirikare benshi bahunze urugamba, bamwe bakambuka imipaka. Abazi amateka y'intambara ya kabiri ya Kongo abazi neza ko amagambo adatekerejweho n'imyitwarire idashingiye ku kuri ishobora gutuma akarere kose kajya mu mwiryane muremure. U Rwanda rugaragaza ko rutifuza intambara, ariko ko rutazigera na rimwe rwemera guterwa cyangwa ngo guhungabanywa. Ibi bikajyana n'imbaraga rushora mu ikoranabuhanga rya gisirikare rigezweho rigamije gutuma nta gihugu na kimwe cyatekereza kuruhungabanya. Mu gihe Perezida Ndayishimiye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakomeje amagambo akakaye kumenya ko u Rwanda rufite ubushobozi bwa gisirikare ruhanitse nka Rutikura na Rumasha byabashyize mu bwoba bukomeye cyane, bituma basubira inyuma mu bitekerezo byo kurutera. Abaturage bo mu karere barasaba ko habaho ibiganiro byihuse kandi by'ukuri, kuko intambara yambukiranya imbibi ishobora kuba igihombo gikomeye ku baturage basanzwe. Cyakora ikigaragara ni uko mu karere k'ibiyaga bigari ikoranabuhanga rya gisirikare riri guhindura uruhande rufite imbaraga, kandi u Rwanda rwerekanye ko rwiteguye kurinda umutekano warwo ku rwego urwo ari rwo rwose. U Rwanda rukomeje kugenda rugaragaza ko rushoboye kandi rufite intwaro ziremereye cyane, ko utapfa kurutera ngo upfe kuba wagenda uko nguko, cyangwa se ngo babe bakureka uko nguko ngo ube wagenda. Nanone kandi mu masaha yashize haje kuza indi foto y'intwaro yitwa Rugarika cyangwa se Rugarika abanzi muri rusange. Amakuru rero havuga ko iki gitwaro cya Rugarika ngo cyaba kiri mu bice bibiri bitandukanye by'u Rwanda, kikaba kiri mu Bugesera ndetse n'Akagera, igitwaro cyitwa Rugarika. Ayo niyo makuru twakiye hano kuri KG Pro TV. Igitwaro cyitwa Rugarika rwose, iki gitwaro nacyo kikaba kiri mu bitwaro biremereye byatumye amahanga atitira. Ubwo kiraza kiyongera nyine kuri Rumasha muri rusange. Iki gitwaro cyitwa Rugarika nacyo cyaje kuba gitera abantu ubwoba muri rusange, cyangwa se amahanga yibwiraga ko u Rwanda rudafite ikoranabuhanga cyangwa se imbaraga mu bya gisirikare. Nubwo u Rwanda rwerekanye ko rufite intwaro ziremereye cyane, intambara irakomeje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 ukomeje guhangana n'igisirikare cya leta mu rugamba rwo kubohora abanyekongo nyine bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, cyangwa se abanyekongo b'abatutsi bakomeje kugenda bibasirwa. Ndagusubiramo izi ntwaro z'u Rwanda. Kare hamenyekanye intwaro yitwa Rutikura ndetse na Rumasha,
ariko ubwo twakoraga iyi nkuru hari hamaze gusohoka iki gitwaro murabona kuri za screen zanyu cyitwa Rugarikabanzi. Reka twe dusoze aha ngaha tuze gukora andi makuru buze kubagezweho, turabashimiye cyane.